Turashimira Imana duhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Pasiteri Alexis Ndayigaya, umugabo ubyaye 4 bana b'abahungu, mfite umudamu. Byo kuvuga ngo umudamu umwe byo ni nka misa ya mbere, kuko ntiwabura umupasiteri ufite benshi, ariko muri iki gihe byo byarakomeye da, sigaye mbona hirya no hino umuntu ahinduranya uko ashaka. Hari umupasiteri umwe nzi ushatse inshuro, usezeranye inshuro zigera muri 4. Umupasiteri abareba ku ma YouTube baramuzi aragenda yabona bitemeye akabivamo akajya ahinduranya, bikaba biraha. Ariko Bibiliya itwemerera umwe, hanyuma mugatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ndashima Imana ko iduhaye uyu mwanya kugira tuganire ku ijambo ry'Imana. Nta minota myinshi ndi bukoreshe, bitewe na gahunda z'umunsi dufite igaburo rigera mu kanya, igaburo turi buze gusoresha ubusabane bw'abanyetorero. Rero ntabwo turi buze gukoresha umwanya munini, uretse ko n'ikirere mba numva cyahindutse, niba ari aka kavumbi turabikora gutyo. Mfite ijambo numvise umwuka yampaye ngo tuganire, riri muri Zaburi ya 11 murongo wa 3. Zaburi ya 11 murongo wa 3. Zaburi ya 11 murongo waho wa 3. Haranditse ngo n'umurongo umwe wonyine, aravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Katusubiremo, niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Hariho akabazo. Ni mu bumbe Bibiliya, ntabwo turi buze gusoma ahantu henshi bitewe n'uwo mwanya nyine dufite. Turasoma ahantu haringaniye hake. Haravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ni ikibazo. Bishatse kuvuga ko hari igihe zisenywa, hari n'igihe zisenyuka. Hari igihe imfatiro zisenyuka ukabona ko zasenyutse, ariko se mu gihe zasenyutse kandi ntihagire uzakubeshya ngo ngewe ntizasenyuka. Oya, abantu bose zirasenyuka, ahubwo nuko ibihe bitandukana, buri wese agira igihe cye. Unda kubabwira ijambo rivuga ngo igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Ni naryo riba kuri stati yanyu rimazeho imyaka. Igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Buri wese agira igihe cye, ahubwo ikibazo iyo utamenye igihe cyawe urakirogereta. Niyo mpamvu ugomba kumenya igihe cyawe, ukamenya ngo iki ni igihe cyawe. Dawidi yari umuhanga mu kumenya ibihe. Umuntu wamenye n'igihe cya Shimeyi. Shimeyi yaramututse, muzasoma ayo makuru. Shimeyi yaramututse ngo akagenda amutuka n'umugendo, ngo nuko wari umurinze aravuga ati ariko waretse uyu muntu tukamugenza uko dukwiye kumugenza, nkamushita icumu rimwe ubuzima bugashira. Bishatse kuvuga ko yanamututse adafite ingabo nibura zimurinze. Ariko iyo uri mu gihe nk'icyo, n'umuntu utarukuye kukubahuka arakubahuka, kuko uri mu gihe. Iyo uri mu gihe, umukozi ukoresha aragusuzugura, uri mu gihe. Dawidi aramubwira ngo mwihorere, nabisobanukiwe, namenye ko ari Uwiteka wamungabije mbanuke, none mureke n'igihe cye. Kuba Dawidi yaramenye igihe ntibyatumye atongera kwicara ku ngoma. Bana ishimwe cyane.
kuba mu gihe ntibituma utagera ku mugambi w'Imana. Oya, ntabwo ibyo byabuze umugambi w'Imana gusohora. Ushobora kurarurira bwacya mu gitondo impundu zikavuga, Imana ishimwe. Nari ngarutse kuri iri jambo nababwiraga rivuga ngo niba ifatiro zisenyuka. Nari ndimo mubwira ko ifatiro buri wese zirasenyuka, ariko zisenyuka mu bihe bitandukanye bitewe n'igihe agezemo. Niba ifatiro zisenyutse se umukiranutsi yakora iki? Hari ifatiro nagerageje gushakisha abantu bubakaho cyangwa abantu bashyiraho zigera muri 7, ariko bitewe n'igihe dufite ndavuga enye gusa. Hari ifatiro ubona abantu bubatse biyubakiye ukabona ko babigize ifatiro. Urufatiro rwa mbere ni ubwiza, cyo bita bote cyangwa rabote. Ubwiza, abantu barimo barubaka imfatiro z'ubwiza. Urabona abantu barahagurutse barimo barashyiramo beto rabote. Ugasanga umuntu arahirimbana ku bwiza, kandi ni byiza pe. Kwambara neza ni byiza, no kwisiga ni byiza. Abantu barimo barashaka ubwiza. Iyo bigeze ku gitsina gore, ku badamu n'abakobwa, ni ngombwa kuko Imana ni mwebwe yagize indabo, ugomba kugenda umeze nk'indabo zigenda. N'izo mfatiro nazo ni nziza, ariko nubwo wakubaka ku rufatiro rw'ubwiza, urwo rufatiro si urwo kwizerwa, rugeraho rugashira. Hari igihe ukubitana n'umuntu yari umugore w'igishongore, yari mwiza pe, ariko ibihe byamuhindukana kamushaka mu ishuka ukagira ngo ntarimo. Ntabwo rwari urufatiro, ntabwo ari urufatiro rwo kwizerwa. Dufite abantu bambara pe, ujye wambara mu gihe cyawe, ujye ubikora mu gihe cyawe, ujye wiyubaka mu gihe cyawe, ariko umenye ko urufatiro rw'ubwiza rudakwiye kugutera ubwibone ngo abantu barebere ku gikanu, kuko rwose urufatiro ruhoraho. Oya, agiye kubitana n'umuntu ukabona isi yarayifashe, kagenda kandagira gake gake, ariko nunabikora ujye wibuka ko urufatiro rw'ubwiza urwatanga urufatiro rwo kwizerwa. Imana ijya ibibashoboza, ijya ibibaha, cyane cyane bagabo murimbe mube beza bote, ariko uzirinde bitazagushuka ngo bikurangaze, kuko rwose urufatiro. Twabonye imfatiro z'ubwiza zishira. Urufatiro rwa kabiri, aho simatinze mvuze gakeya, make-up n'ibyo byiza, ariko nubwo ari byiza si urufatiro. Ni urufatiro rusenyuka mu kanya gato. Muze kumfasha gutekereza cyane, kandi umwuka aze kubasobanurira. Simbabwiye ngo kuba beza ni bibi no kwigira neza si bibi. Icyo nkubuza ni ukugira ngo utarengera bikaza kukujyana ahandi hantu, kuko rwose urufatiro rwo kwishingikirizaho ni imfatiro zisenyuka. Turazifite, dufite ingero nyinshi zagiye zisenyuka. Ubwiza burasenyuka, uburanga burashira. Usomye mu Migani, kamasome kankoreshe telefone n'iri bunyihutire. Imigani turaza gusoma ibice 31 umurongo wa 30. Mirongo 31 umurongo wa 30.
haranditse ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa. Imana idufashe. Ushaka kugarukira, ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa. Turaza gusoza tureba urufatiro twakubaka, urufatiro nyarufatiro twakubakaho, uko ibyo ntibyadutenza, ntibyaturangaza, ntibyadutinza, kuko ibyo ni ibintu biza bigashira. Hari urundi rufatiro rukomeye turwana narwo kugira ngo twubake rukomere. Imana idufashe tunarwubake, ni rwiza. Ni urufatiro rwitwa ubutunzi, ubwenge n'ibindi. Ariko urufatiro rw'ubutunzi ni urufatiro rwiza umuntu yubaka ukabona rwarubakitse, tukanifuza kurwubaka. Imana ibamera amafaranga mu izina ryayo. Kugira amafaranga ni byiza, kugira amafaranga umwuka akaza, kugira amafaranga inshuti zikaza, kugira amafaranga ukaba mwiza, kugira amafaranga ni byiza, cyane cyane abagabo. Imana ibamera amafaranga. Umugabo rwose akwiye amafaranga. Ntabwo murayakwiye, ariko abagabo dukwiye amafaranga. Uzi ko umugabo ugenda hariho ikofi, ku ikofi hariho akantu, kuri konti hariyo akandi, Mana we, avuga haleluya, kumva nta makaraza arimo, aratambuka akumva nta kibazo. Njyewe iyo ndifite yenyurwa amanu, iyo mfite duke, ariko nkaba nzi ko ntubitse, reka nabi nta kibazo. Ku bantu tumenyeranye, iyo nyafite nabariko ashyiraho na t-shirt, ashyiraho n'agapira, nkigendera nta kibazo, kumva nyafite se nta kintu bitwaye. Ariko iyo nayabuze nambara ikote na karavati mu bipyisi, bagira ngo nshakire nibura kugira ngo ntere ubwoba. Ariko iyo ndifite buryo nambaye agakoboyi, yambara esipuresi, nta bintu birebire, nta bintu by'intambara, riba rihari ariko ritari ryinshi, nyurwa ubusa. Amafaranga ni meza, ubutunzi ni bwiza. Impamvu mvuze ngo abagabo, umugabo udafite amafaranga agira ibitekerezo byo mu butayu, kuko abagabo nibo baporojeta kure. Abagabo batekereza kure cyane, areba aho umugore atarareba. Niyo mpamvu yicara, nta mugabo umenya ko inkweto z'abana zashize. Wapi, ibyo ni ibitekerezo biri toto birabitekereza. Nta mugabo umenya ko badaheruka kurya isombe n'intuza nini. Yari ngiye gukoresha igikongomani avuga ngo sombe na mufuka, ariko twebwe tuvuga isombe n'imvange. Nta mugabo umenya ko isombe idaheruka mu rugo, kuko abagabo aba arimo atekereza akavuga ati, ubwo nujuje iyi nzu reka nubake na anegisi nshyiramo umupangaye, ntawamenya abana bagiye gukura bajye muri segonderi. Yamara kuyuzuza ariko ati ntawamenya, ati ejo bundi nshobora kurira moto ikankubita hasi nkahita ajya muri koma, abana bazarya iki? Agahita atekereza gushyiraho n'akandi. Twicara dutekereza ko tuzaba n'ibyo bintu duhoramo. Aravuga ati, mfite umwana wa gatatu yambwiye ijambo rinkora ku mutima, wa wundi witwa Itsoke. Yaraje ansanga nicaye muri salo ntuje rwose, hari kuri konje, arambwira ngo papa karamba bibaze mpfuye ngo ngasiga abanjye. Ndavuga nibyo n'ibiki, ariko yabivuze atuje, bibaze mpfuye ngo ngasiga abanjye. Ndavuga ni umurare rero ntabwo upfuye. Urufatiro rw'ubutunzi ni rwiza, ariko nubwo ari rwiza tureke kurwishingikirizaho, kuko si urufatiro rwo kwizera. Ni rumwe mu mfatiro zisenyuka. Mu gihe cyashize hari umugabo dukomoka hamwe ku isambu,
mu karere ka Kamonyi, twahuriye ku Giporoso, yari ari muri vewiti, ashize nk'imyaka ingahe, ni vewiti zari zicyatuka. Turangije duhuye, jya kumusuza nk'umuntu wacu, nk'umuntu tuziranye kandi w'umukristo wo muri ADPR. Ndamusuhuza, arangije intoki ebyiri izindi zifashe imfunguzo, arambwira ngo bite sha. Kuva navuka n'ubwa mbere nibonye umuntu ansuzugura. Ubundi gerageza kwihagararaho ndirwanaho kugira ngo hatagira umuntu unsuzugura, ariko uwo munsi yaransuzuguye, ndwara isereri. Ngo bite sha, akimara kumbwira gutyo nahise mureba ndamutumbira, ndamubwira nti ruvuze ngo ndamubwira numva nkubwire, ndi umuntu w'umugabo witunze, mfite umugore anyita umutware, mfite abana babiri, nari maze kubyara babiri, ntabwo umenya uko barya. Ndamubwira nti ntuzongere gukinisha kumbwira ngo sha, imodoka ufite ni iyawe, ibyo ufite ni ibyawe, nanjye ibyo ufite ni ibyanjye. Mpita ngenda. Haciye iminsi 3 anyandikira mesaje ansaba imbabazi. Nasoje mubwira nti wibuke ko yari serikeyi wicayemo uri mugenda. Nari mbabaye, ariko aho nari mbabaye, yo nababaye ndababara. Urufatiro rwitwa ubutunzi ntabwo ari urufatiro umuntu yafata ngo yumve ko ari urufatiro rukomeye. Ni rwiza, Imana igize iduha, ariko ntabwo ari urufatiro rwo kuba wagira ukundi wakwitwara. Kuko ubutunzi mu gitabo cy'Imigani ibice 23, kamasome naho Imigani 23, haranditse ngo umurongo waho wa 5 haravuga ngo mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bishwi cyangwa se mu bicu bashobora kuba bariho. Kansubiremo uyu murongo wa 5 haravuga ngo mbese wahanga amaso ibitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Amen. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko urufatiro rw'ubutunzi ntabwo ari urufatiro wakwishingikirizaho. Ni umushyitsi ugusura ejo agasura abandi. Ejo bundi nigeze gufata ari igihe nakoze research, ibari research nari ndimo, numva nkeneye gutunga amafaranga y'ibihugu byinshi, nkayabamba nkayashyira ahantu ikaba nkamizi. Njyagira utuntu, ndagenda nshaka idolari bishyiramo, nshaka iyero nshyiramo amayero 5, nshaka ipawundi mbishyiramo, nshaka amasuweduwa nyashyiramo, nshaka amanyarwanda nshyiramo. Ndangije ndayareba, ndeba n'ukuntu arutana, nsanga inyarwanda riruta idolari riruta irinyarwanda, nsanga iri dolari naryo rirutwa n'iyero, nsanga iyero naryo rirutwa n'iri pawundi. Ndayataka ndi ndanayafotora nyashyira muri telefone. Merutse kureba nandika kuri stati, ndavuga ndayapostinga, abanga babashyitsi ngo mwabashyitsi ngo mwari beza.
ikibazo nuko mwaje rimwe mutagarutse nabakiriye nabi ku buryo mutongeye kumwumbura ngo munsure amafaranga ubutunzi ni abashyitsi baza bakagenda, ntabwo ari urufatiro rwo kwiringira rwo kwishingikirizaho, kuko dufite imfatiro nyinshi zasenyutse z'umutunzi. Ahubwo niba Imana iguhaye urwo rufatiro, iguhaye uburyo bwo kugira ngo Imana yubahirwe muri wowe. Imana ishimwe cyane. Iguhaye okaziyo, iguhaye uburyo bwo kugira ngo iguhaye ibikoresho byo gukoresha Imana. Kuko urufatiro rw'ubutunzi mu migani Salomo yaravuze ngo abo ni abashyitsi baza kandi bujya bwitera amababa, ukaguruka ubureba ugashiduka bwagurutse bwagiye. Imana idufashije twashaka urwibutso ku Mana no ku bantu. Imana yatureba twebwe ubwacu n'ibyacu ikabonamo harimo souvenir. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Urufatiro rw'ubutunzi ni rwiza. Hari abantu babubona ukabona babaye ibitangaza, ukabona ejo bundi nateguye igiterane cy'abakozi bo mu ngo, twagikoreye hano i Karembo, igira iherezo yaradusuye n'abandi ba Modeste n'abandi. Cyari igiterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uri uw'igiciro cyangwa se uri uw'agaciro. Nabwiye ba bosi bari baje, kuko ba bosi nibo bakoze muri serivisi uwo munsi. Abakozi bo mu ngo baricara, hanyuma turabaseriva. Kandi n'igiterane kizajya kiba ngaruka mwaka, mfite iyerekwa nagizemo, mfitemo ihishurirwa hano. Nabwiye ba bosi, ndababwira ngo uwo mukozi uhonda inkonji buri munsi ngo yamennye itasi, yamena itasi ukavuga ngo ni igicucu, ni ikigoryi, ni amaheru, ukamukata kandi umuhemba 10. Iyo tasi yamenye wejo bundi wamenye teremusi, birashoboka. Reka kumufata nk'umuntu w'inzara, kuko uwo muntu Imana yaguhaye niyo yamwimye. Birashoboka ko ejo bundi nawe uzaba, kuko umuntu agihumeka ubuzima bwose burashoboka. Umukozi nakoresheje mu rugo muri 2007 ajya ncaho ndimo ngenda n'amaguru, ari mu modoka agahagarara ati karibu kwe rwose ese amarifuti nyine. Ariko nuko namwitwayeho neza, numva namwitwaraho neza, ari kujya ngira akagisirira cyane kumvira kanjyamo. Urufatiro rw'ubutunzi ni rwiza, ariko ni ngombwa ko rutubera ibikoresho byo gukoreshereza Imana. Ijuru ryatureba rikabona ko rifite umuntu mwiza. Ndifuza ko dushaka urwibutso ku Mana no ku bantu, ariko cyane cyane ku Mana. Imana nitureba ubone tuyifitiye umumaro. Ubundi mu murimo w'Imana, umurimo wawe ni uwuhe? Ku buryo Imana yakwibukira kuri uwo murimo. Hari umugabo yigeze kurwara, naramubabwiye, araremba agera muri koma, abantu bajya kumusengera ngo agaruke. Bagiye gusenga, Imana iramanuka irababwira ngo nimugende mumubwire ngo nashaka umurimo ayibutsa umwe wonyine, mushingireho mugarurire ubuzima. Baza biruka bishimye kuko bari bamuzi mu nzu y'Imana. Baraza, bahageze basanga Imana yamukuye muri koma. Baramubwira bati Imana ishimwe, hari icyo Imana itubwiye. Iratubwiye ngo yibwire umurimo umwe, ngo yibutse umurimo umwe waba warayikoreye, hanyuma iwushingireyo ugusubize ubuzima. Bari bazi ko imirimo ayibona myinshi, ariko imirimo yose dukorera mu rusengero ntabwo ariko ijuru riyimenya. Niyo mpamvu dukwiye gukora. Nujya gukora, jya ukora ufitanye komunikasiyo n'iyo ukorera, kuko ntabwo ari abantu dukorera. Nubwo abantu bavuga, nubwo baguca intege, nubwo basakuza, ariko banza ubivugane na nyiri umurimo,
arangije aratekereza, arababwira ngo numva nta murimo nibuka. Baramwibutsa, baramubwira bati ibuka 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 ibuka. Arababwira ngo hoya, ngo ntabwo mbyibuka. Arangije Imana irababwira ngo ntabwo yabikoraga ku bwanjye, yabikoraga afite impamvu. Arangije arapfa. Shaka urwibutso ku Mana, kuko ntawe uzi aho tugana imbere aha ntawe uhazi. Hari igihe imvura igwa idakubye, ariko shaka urwibutso ku Mana ku buryo ijuru rigusuye rikakubwira ngo nyibutse umurimo, hanyuma nkugirire neza. Ntabwo imirimo ari amafaranga. Hari umucuti wanjye twabanaga mu rubyiruko, yarazindukaga mu cyakara agakoropa tuwarete, arangiza akambara neza akajya mu kazi. Imana yaramuhaye akazi keza muri Minafete, gashyiramo kositime akagenda, yarangiza yagaruka mu gitondo akazinduka mbere yo kujya mu kazi akajya gukoropa tuwarete. Nyuma y'iminsi mikeya turi mu masengesho, Imana iravuga ngo burya wa murimo nkorera narawubonye. Iravuga ngo ngwaye poromosiyo, igihugu gihita kimwohereza kwiga mu mahanga. Anagarutse kandi asoje kwiga ntabwo yahise agaruka, yahise aba ambasaderi. Buri mezi 3 yohereza icya-10 cye, ndabizi aragikusanya. Hari abantu Imana itera iteka yabagira byinshi bagahita bareka kugitanga, ariko waba ubonye ibihumbi 10 ukumva gutanga icya-10 biroroshye, ariko wabona miliyoni 5 ukabona ko icya-10 bitashoboka, ugahita wimahoroniza ukavuga ngo ndagenda mfasha abakene, ndagenda nkore n'iki ku nyubako. Nabyo ni byiza, ariko inyubako ni inyubako, gufasha abakene no gufasha abakene. Icya-10 nacyo ni icya-10, wibyita icya-10. Icya-10 kiranditse muri Maraki, gifite umurongo kigendaho. Ntabwo rero bakubwiye ngo gifashishe abakene. Cyakoza niba uretse ko nanjye bitampa uburenganzira bwo kugikoresha, nanjye ndagitanga, nintagitanga nta mugisha nzagira. Hari abantu bibwira ko icya-10, hari abantu banga kugitanga, hari abantu bavuga, hari n'abahanuzi baza bagahanura akavuga ngo nutagitanga ngo ntuzajya mu ijuru, ngo uzaba ukoze icyaha. Ntabwo mbibona muri iyo hangere cyane. Gutanga icya-10 ni wowe bifitiye inyungu n'itorero, kuko icya-10 kugitanga bihesha umugisha umuntu ugitanze. Niko Bibiliya ivuga, bihesha umugisha umuntu ugitanze. Kandi umugisha abantu batekereza ntabwo ari wo mugisha twibwira. Gutanga icya-10 egari umugisha. Byirukana inyatsi, byirukana imivumo, byirukana. Imana itanga umugisha mu buryo butandukanye. Niyo ikurindiye umuryango ukamara imyaka utarwara, ibigusevingiye menshi cyane. Iyo utanze 1/10 kirinda 9 risigaye. Kutabikora ni wowe bihombya. Itorero ryo risangumya ribeho rimurimo bigira, ariko icya-10 kugitanga bihesha umugisha umuntu wagitanze. Sibyo nabigiyemo harya mvuye. Nandi kuri ijambo rivuga ngo urufatiro rw'ubutunzi, gushaka urwibutso ku Mana, ijuru rikabona ko hari urwibutso. Murakoze. Kansoreza aha ngaha. Urundi rufatiro rw'ubwenge ntabwo warwishingikirizaho, kuko n'urufatiro rusenyuka. Kuba umunyabwenge waraminuje ufite amashuri menshi ni byiza, n'urufatiro rwiza. Imana ibidushoboze, nanjye mba numva nasubirayo. Ariko urufatiro rw'amashuri ntabwo ari rwo rufatiro. Urwo rufatiro rujya rusenyuka. Ndamufite twaraturanye mu Ngoma, yari umwarimukazi, yararangije lisansi, yararangije kaminuza, arangije agira ikibazo, agira ikibyimba ku bwonko, ko yarasoje ibizami, yize cyane, aripanika, arangije agira ikibyimba ku bwonko.
agize ikibyimba ku bwonko, baragenda barakibaga, bakibaza uwo munsi byarimo byose birasiba. Naramubazaga nkamubwira nti se uriya uramuzi? Ngo yango byarasiba, birasibama birashira. Amashuri yize yose apfa ubusa, kuko urufatiro rw'ubwenge ntabwo ari urufatiro ruhagije. Reka mbabwire si iterabwoba, reka mbabwire ko urufatiro rumwe ari ukwiringira Kristo. Irwo rufatiro rwonyine rwo kwizerwa. Muri Yeremiya 17 niho turi busoreze 7, haravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ibindi byose dufite ni ibikoresho byo gukoresha mu murimo w'Imana no gukoreshereza Imana. Ijuru ryatureba rikatunezererwa. Urundi rufatiro rwa gatatu, amasezerano duhabwa n'abantu. Dufite promese z'abantu, umuntu akakwiringiza ibintu, kakubwira ngo nzakora iki, nzakora iki, nzakora iki. Ariko ya masezerano yaguhaye kuko atari Imana, agapfa yatanze, agatanga amasezerano gusohoka, ubuzima bwe bukarangira gahunda. Buriya Theo, Pastor Theogene, abantu yari yarapromese ni benshi, ndetse n'abana yari afite mu rugo 29 bari bamwiringiyeho byinshi. Ariko kuko isezerano ari we waritanze, twari dufitanye gahunda y'igiterane tuzakora, twarakinogeje. Ariko kuko ryari isezerano ry'umuntu, atanga isezerano gupfa, apfa mbere. Abantu twiringiye, muri Bibiliya yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, babahanga amaso. Umuntu ntabwo ari wo kwiringirwa. Hari amasezerano dufite twagize urufatiro. Hari umuyobozi umwe muri ADPR yari inshuti yanjye, ansezeranya umurevera, arambwira ati ugenda ugura ikote, igihe iki n'iki nzaguha iyi paruwasi. Twaranabyemeje. Ndagenda mpita ngura ikote, ndarigura ndarimanika, ntangira kwitwara nk'abarevera. Tugiye kubarevera byari biryoshye, ureka ubu benda kubitoroka bakabivamo, babuze inzira zibasohoramo. Mu bihe byashize kuba pasiteri byari ishema, byari biryoshye, kuba revera byari ibintu by'umunyenga. Ariko hari abo tuganira akavuga turetse ko yanyica. Atariko ati nta kintu kirimo, harimo stress gusa, barinda kurwara za stroke, nta n'agafaranga karimo. Umukozi wanjye wo ku ishuri ahembwa umushahara w'idolari. Umukozi nkoresha muhemba, ayo muhemba aruta nyiwayo bakirira kuri salari. Niringira iyo promesse ni ari nziza bati. Najyaga mbwira madamu, naho ngano reba ukuntu ni ukwitoza nyine ku mudamu wa leta. Tuzi umudamu wa leta tugiye kujya dusura ku Rwanda, tugiye kujya dusura imidugudu. Ikote ndaza ndarimanika, maze kurimanika, inkuru ya mbere nayumvise mu masaha akuze, bambwira ko rwa rufatiro nari nishingikirijeho rwasenyutse. Sinamenye igihe rwasenyukiye. Nagiye kumva numva ibitangazamakuru birimo birabitangaza, avuga ni subiza ikote mu ishashi kabaye. Amasezerano duhabwa n'abantu ni ay'abantu, ntabwo ari ayo kwiringirwa. Hari umuhungu twasenganaga mu Nyakabanda, umugabo yaramubwiye ati nzagukorera ubukwe, ati ntugire ikibazo, nzagukwera, nzakora n'ibindi. Igihe cy'ubukwe kigeze, hari kuwa gatanu, imodoka yari atwaye imunaga munsi y'umuhanda, arapfa. Afata amusoreje amasezerano. Urufatiro rw'amasezerano duhabwa n'abantu ntabwo ari urwo kwiringira, ariko amasezerano twahawe n'Imana azasohora. Niyo mpamvu urufatiro rukomeye rw'Uwiteka
haranditse ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, nirwo rwonyine rudasenyuka, izindi zose zirasenyuka. Ntibakubeshye, ntihagire ukwirataho, imfatiro zose zirasenyuka, ariko urufatiro rw'Uwiteka ntabwo rujya rusenyuka. Urufatiro rw'ubucuti nirwo rwa kane, urufatiro rw'inshuti. Kagira inshuti kumva byaremeye, ufite inshuti mukaganira mukavugana utuntu twinshi, ukumva biri aho ngaho ntibizashira, mukavugana n'ibirenze. Ariko inshuti zijya zigeraho zigashwana zigatandukana, ntabwo ari urufatiro. Muri iyi minsi hari umupasitori umwe dukorana yishingikirije ku bucuti afitanye n'umuyobozi runaka, ajya abitukubitisha mperutse kwicara nawe nganumva mugire inama nshuti yanjye, niba ushaka kuzabaho n'ejo hazaza mu gihe kizaza, bitegure none, kuko urufatiro rw'ubucuti n'umuyobozi ntabwo ari urufatiro ruhoraho, ejo bundi azavaho. Ariko urufatiro rukwiye kurugira ku Uwiteka, ngo ni inshuti yawe ntacyo aramaze. Mperutse gushyira ijambo kuri stati, ni ku cyumweru narishyizeho, twari tumaze kuganira ayo magambo, kiraho ijambo rivuga ngo nta muntu ukomera, hakomera igihe ariko. Ako kantu murakumvise se? Kano no mbihindure, nta muntu ukomera, hakomera intebe yicayeho, kuko iriya nyihagurutseho undi waza y'abapasiteri, nawe yayindi yicayeho yihagurutseho undi yaza kwitwa shefu, ntabwo rero ari wowe ukomeye, akomeye intebe. None se sibyo? Urufatiro rukomeye ruracyahagaze. Dusome muri Timoteyo dusoze. Urwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 19. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 19. Aba ariho dusoreza. Haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ava mu bidatunganye. Amen. Tubumbe Bibiliya zacu, hanyuma dusenga Imana. Uze kuryongeraho iri mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 38. Haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Yeremiya 17:7 haranditse ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Nirwo rufatiro rwonyine dufite. Izindi zose dufite ni nziza, ariko cyane cyane shyira mu rwo rufatiro, nirwo rwonyine rudasenyuka. Urwo abantu baragenda bakuvaho bakakuvuga nayo wavuze nayo utavuze. Abantu ni abantu. Jya ubimubwira uzi ko umunsi umwe azabishyira ku mugaragaro byose, ku murongo azajya asubiramo yongeremo n'amabanga. Uzi ngo wamubikije amabanga n'inshuti yawe, uwo muzashwana, inshuti yawe niwe niyo mwanzi wawe. Gatugeze uru dusenga Imana. Ndifuza ko twiringira Uwiteka, urufatiro rwacu rube ku Uwiteka. Tujye tugenda twitwararitse, tujye tugenda twumva ko ibyiringiro byacu ari Uwiteka. Ibyo dufite ntibikabera inkomyi abandi, ntibikabe igisitaza ku bandi. Izo mfatiro zindi dufite reka zibe ibikoresho by'Imana. Imana ireba ikavuga ngo mfite abakozi mu isi. Kadusenga Imana. Abantu bumva uru rufatiro bakongera kurwubaka neza rugakomera rw'Uwiteka, aba aribo bahaguruka tubwire Imana ngo turumva tukwishingikirijeho. Zindi mfatiro zose ntazo. Ndirimba aka gace k'indirimbo, abahaguruka nibo dusengera.
nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi, nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Bamaze guhaguruka akoze kadusengana Imana. Imana ibahe umugisha, murakoze ko muhungiye munsi y'amababa y'Uwiteka. Amen.